Ye bakiriya bacu dukunda, iduka rya Tekino Elofone Rubavu Town noneho twabadabagije ndabarahiye, birashyushye. Ubu noneho twabazaniye telefone nziza cyane zibera buri wese, zifotora amafoto y'uruhehemure, zibika umuriro ku buryo buhagije kuko ntizikenera kugenda na power bank namba. Zifite ububiko bunini ku buryo zidakenera gukoresha memory card, zikaba kandi zikoranye umuvuduko udasanzwe wa interineti ya 4G. Muri izi telefone muradusangana izo mu bwoko bwa Tekino zihebuje, nimuze mwigurire. Turabamenyesha kandi ko dufite n'aya gahunda ya MTN make, aho nawe wabasha gutunga smartphone wifuza ukazagenda wishyura make buri kwezi. Muti bikorwa bite rero? Wowe winjira mu iduka rya Tekino Elofone Rubavu Town, ubundi ukabaza ibikenewe bakagufasha, ukahava utahanye telefone wifuza. Nibyo, iduka rya Tekino Elofone Rubavu Town duherereye mu mujyi wa Gisenyi, imbere ya sitasiyo ya Engine, ruguru y'umuhanda murahita mubona icyapa kituranga. Gurira ahantu hamwe rukumbi hizewe ku cyicaro cya Tekino mu mujyi wa Gisenyi, mu iduka rya Tekino Elofone Rubavu Town. Kubakirana yombi twabigize intego. Jyana n'aho isigana ugurira telefone zizewe muri Tekino Elofone Rubavu Town.